icyo umuntu yakeka. Rero gufunga aba bantu babikora nabyo ni kimwe mu ngamba zigomba gufatwa n'ibyemezo bigomba gufatwa kugira ngo ibintu bicike. Kugarura ibicuruzwa byacurujwe cyangwa se biri ku masoko bitemewe n'amategeko nka ziriya jus, buriya ziriya mwabonye za Salama za ababishinzwe bavuze ko ziva kuri comptoir cyangwa ziva mu maguriro, ziva mu masoko, ziva muri supermarket. Ubikigiye gukurikiraho ni inspection y'umuntu ukibicuruza kandi byakuwe ku isoko. Namwe rero mwumva ubu butumwa, ziriya jus za Salama rwose ntabwo zemewe. Muntu wese ugurisha umutobe wa Salama aho uri hose muri iki gihugu cy'u Rwanda, aka kanya tuvugana fata umene niba waranyoye n'ibishoboka ujye kwa muganga urebe ko uhagaze. Biragoye ko ushobora gusobanura ko umuntu ukorera muri biriya bintu nawe adahita abona ko ziriya jus ziri kuroga abantu. Kuyungurura abayunguruza umwenda umeze nk'ira amaranje yandi bambikaga abana, linge bambikaga abana kera, niyo bakamuza. Ibyo ntabwo twabitangira cyangwa rwose muri Rwanda.